mu gice cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Lydia yararimo abwira Maya ngo nibabahetele ese umujinya yari afite waje kurangira nangwa byarangiye akoze icyo yararimo atekereza munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri abangaba bombi babiri. Maya herako abwira Lydia akabwira atari ko ubundi Lydia tuzashondana njyewe nawe tuzahora dushwana kugeza ryari. Okay basi reka nce bugufi mbabarira ku kintu icyo ari cyo cyose naba naragukoreye. Warandakariye kubera Lina, uyu munsi urandakariye kubera yituze, so please I'm begging you, please forgive me. Njye ntabwo ngikeneye izi ntambara, aho bigeze dukeneye kuba family. Uku guhangana kwa hato na hato ntacyo kwazatugezaho. Ese ubutekereza ko Lina abaye ari hano yakishimira ko njye nawe duhora dushondana? Reka nanone ngira ikintu nkubwira. Ese wabuze impamvu nta munsi n'uyu n'umwe Lina yigeze akubwira ibintu ari kunyuramo? Ese wabuze impamvu atigeze abwira family yiwe ibintu yari ari kunyuramo? Ntabwo yize, ariko njyewe ndayizi. Nubwo nari mukeba we, nubwo namutotezaga, Lydia tikabimenye nyine ko wamutotezaga. Waramwangaga, wamusanze mu rugo rwe urumuturumburamo, uragenda umuzinura umugabo we, urangije rwose uradamarara, uba nka nyir'urugo kandi nyir'urugo ahari. Ako ubundi Maya, ibaza ari wowe bakoze nk'ibyo wakoze Lina. Nkurikije n'ukuntu uteye wowe, wasara mbenye igihugu cyose wakimara. Maya terega, Imana ihereza umuntu ikigeragezo ibizi neza kazakihanganira. Nasubu ngiye urumva Imana yabinkora, irabizi neza ko ndi ego ko, abizi rwose ko ndi ego ngewe ndi nkash, irabizi rwose ko nashitingana, irabizi ko abantu nabamara. Ariko yaritegereje ibona ari nawe arabishoboye, ibona ashoboye kwihangana. Buriya rero hari ikintu abantu batazi, nta bintu byinshi nzi kuri iyi Mana, kuko n'ubundi sinigeze nyimenyaho byinshi, ariko ndayubaha, ndayitinya, n'abantu bayo ndabubaha. Ariko njya numva ngo nta muntu Imana igihereza ikigeragezo, nta n'umuntu Imana igihereza kunyura mu bintu nangwa se mu ntambara runaka adashoboye kuzihanganira. Icyo unyuramo cyose, buribwo unyuramo bwose, ibiguhiga n'ibikurwanya uko byaba bingana kose, ikintu namaze kubona ni kimwe, nuko uba ushoboye kubyihanganira. Ibi bibona ko wabishobora, gusa njya numva icyiza kirimo muri byose ngibana nawe. Buriya nawe nubwo yanyuze mu buribwe, ariko Imana yabanaga nawe, nise niyamurindaga. Ntakubeshye numvaga mufitiye urwango n'umujinya,
numvaga namurangizanya n'umwana twite, ariko none ku buryo Imana itangaje umwana wiwe yabayeho arahari. Iteka iyo tubonye ituze twibuka Lina. Ibyo byonyine ni iby'umugisha. Rero ikintu nshaka kukubwira, Lina yigeze kumbwira, arambwira ngo Maya, reka ngire ikintu nkubwira, ngo mwese iyo mundeba muba mubona byaranshobeye, mukandeba mukabona ndi kwizirika, mukandeba mukabona ndagacucu. Ndabyibuka uwo munsi yabimbwiye twasetse, n'ubwa mbere nari nsetse nari nawe. Nta nubwo nibuka ikintu cyari cyabaye. Uzi igitangaje se? Sha uwo munsi nari ndi no kumukatira imbuto, turi no gusangira, nibwo yambwiye ayo magambo. Arambwira ngo ibintu nkorerwa nawe na Ali abaye arunda aba yarigendeye. Arambwira ngo Maya, iwacu dufite buri kimwe, mfite ababyeyi bombi byongeye banankunda, urukundo ntashobora gusobanura. Arambwira ngo na Ali nta na rimwe yigeze nkunda ngo agezeho umuryango wanjye. Mfite basaza banjye bankunda kandi bankunda n'imitima yabo yose, nkagira tatu nkunda kurenza ibyo atunze byose, nkagira mama uhorana igishika kubera agakobwa ke kamwe konyine yabyaye. Urumva rero ko mfite ijambo, isaha n'isaha nabishaka nagaruka mu rugo. Ariko uzi impamvu nashaka kujyayo? Nitwa umugore w'umugabo, kabiri narubatse. Bajya bavuga ngo niko zubakwa, ahari wenda niko zubakwa, ariko simbizi. Icyo nzi nuko ngomba gushikama nkaguma mu rugo rwanjye. Erega ntago ari ngombwa ngo buri wese amenye ibyo ndi kunyuramo. Uzi impamvu ntirwa ntakira abahise n'abagenzi se? Nuko nzi ko ibyo mu rugo rwanjye ari ibyo mu rugo rwanjye. Mfite ibimbabaje n'ibiri kuntesha umutwe, ariko n'uwo najya gutakira nawe afite ibibazo byiwe. Twese ntago tumerewe neza. Ikindi, ntago nkeneye ku biciro ry'imigani ngo Lina yananiwe kubaka. Ikindi ntashakaga ni ukubyara umwana umeze nk'aho adafite se, kuko kuva ahangaha kwanjye egari kuzabyara umwana akabaho nk'aho nasagira. Arambwira ngo azakomeza kwihangana, ahari arazasubiza intekerezo inyuma, aboneka akwiriye kugaruka. Ntakubeshya icyo gihe naramusetse cyane, ndamuseka ndavuga ati okay, yakugarukira atakugarukira azaba wacu twembi. Arambwira ngo ibyo nge ntacyo bindwaye, icy'ingenzi nuko isi itazigera ibona ko nananiwe kubaka. Arambwira ati Maya, umuvumo wa mbere kuri iyi si mubi ubaho ushobora kukubera karande ikagukurikirana ubuzima bwawe bwose, bikaba byagutera agahinda gakabije, ukumva uzinutswe isi n'abantu, ni ukuba warageze mu rugo, urwo rugo wararujemo uzi kuje kunezerwa ahubwo ukarira, uzi ngo uwo muri kumwe aragukunda kandi atagukunda. Byajya kurangira bikarangira wa muntu agutengushye, noneho ibirenze ibyo byose rwa rugo ukaruvamo ugatandukana na wa muntu. Uzi ikintu cya mbere kiryana ni uguhemukirwa nangwa se ukarimburwa na wa muntu wakabaye agusigasira, akaba ari ukurimbura ubwe ku giti cye. Akaba ari we waguhemukira agatuma wicuza impamvu wamumenye nangwa se impamvu wamukunze. Ibyo bintu biraryana. Ntabwo ndaniwe kugenda, ahubwo sinkeneye ku biciro ry'imigani. Ikindi, ntago nshaka kugenda kuko nindamuka ngiye nzarakarira Ali, kandi nimurakarira ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si
nzarinda mpava atongeye kumbona ntazigera akirgera n'umwana wanjye. Icyo gihe arongera arambwira ngo ntagashaka ko buri wese amenya ibyo ari kunyuramo kubera yuko ubuzima bwiwe bugomba kuba private. Si ngombwa ngo buri wese amenye ko hari ibitagenda neza hagati ye n'umugabo we. Uriya mukobwa yari afite umutima ukomeye, yari agatangaza. Ntabwo Lina yari asanzwe. Kuba rero atarababwiye byose nkuko bamwe muhora mubyicuza, yari amahitamo ye. Kuba ataragarutse iwabo si uko byari bimunaniye, ahubwo yubashye ko ari umugore w'umugabo yubatse. Rimwe na rimwe abantu baba bazi ko kwahukana ugata umugabo ukagenda ari cyo gisubizo. Oya, no, that's not the right answer. Ntabwo ari good answer. Nta nubwo ari nacyo gisubizo cya nyacyo. No. Rimwe na rimwe abantu duhunga ibibazo dufite. Iyo ibibazo bije tubitera umugongo, kandi buryo udahanganye na cya kibazo ngo ukinyuremo kigutere gukomera, ukinyuremo kigutere bwa buribwe, ariko nanone kigukomeze, nta hantu ushobora kugera. Iyo uhunga ibibazo ugahunga uburibwe, uba uri ikigwari. Ubundi muri ubu buzima uba ugomba guhangana n'ibiguhangaye nawe ukabihangara. Kuba wabitera umugongo ntabwo ari cyo gisubizo cya buri kimwe. Ese Lydia, nkubaze, ingo zose zubatse kuri iyi si zigiye zigira ibibazo, zigasakuza, zigatabaza, ese ubwo byagenda gute? Intambara zaba zose, isi yahinduka gatogo, yaba akaduruvayo. Reka ngira ikindi kintu nkubwira. Abantu benshi bahubukira urugo, rimwe na rimwe njya ngutoteza nkakubwira ngo warashaje, ngo nta mugabo ufite, n'ibindi bintu byinshi. Ariko izi ngo mubona hari n'abazirimo bicara bakifuza kongera kuba abakobwa, hari n'abifuza kongera kuba abagabo, nako bifuza kongera kuba abasore kandi ari abagabo uyu munsi. Uzi impamvu? Ibyo baje bashaka ntabwo ari byo babonye, ibyo bari biteze ntabwo ari byo babonye. Umuntu azi ko urugo ari ijuru rito, kwa kundi mwahoranaga musohokana mubwirana utugambo turyoshye, mudashwana, mwanashwana ukivumbura akakwinginga. Mu rugo ibyo ngibyo ntabwo bibamo. Bisaba kugira ibyo wihanganira. Ese mutekereza ko ingo zose ziri hanze aha zose zibanye neza? No. Uzi ikintu kibashoboza se? Ni ukwihanganirana, kubahana, gushyira hamwe, umwe akagira ibyo yirengagiza. Nibyo nta bindi. Naho ugiye mu rugo uzi ngo ugiye kuyobora, uzi ngo ugiye kwishyira hejuru, byagucanga. Ndabizi narakosheje, ahari naranahemutse, ariko rimwe na rimwe hari ibintu bitubaho kugira ngo twige. Ntago kano kanya nejejwe nuko Lina atagihari, ariko nabura bishobora kuba byari umugambi w'Imana kugira ngo imwigishe ko atari ngombwa kwizera ikiremwa muntu cyane.
abaye ari hano yaguha ubuhamya nangwa se akakubwira icyo yigiye ku kiremwa muntu, ahari wenda nanjye ndamubereye isomo, byongeye ndamusaza we yamubereye isomo, kandi nawe ntekereza ko hari ikintu yakwigiyeho, gishobora kuba atari kibi ariko wenda yakwigiyeho ubumuntu. So rero niba ari nawe waramwereye imbuto, nanjye nyerera imbuto, se ni ngombwa ko turwana? Lydia arabyumva akabura icyo yongeraho, azenga amarira gusa agahera ko yigendera. Maya ariruhutsa akavuga ati ahwi, ndabona nkize rya none. Arinjira akajya kureba Ituze, aramwitegereza mu mutima akavuga ati mahana, ntabwo nzi impamvu nanga uyu mwana, rimwe na rimwe ndamureba nkumva mufitiye impuhwe, ariko nanone urwango ruri muri njyewe rugasumba zamuwe rukaba rwinshi. Man, impamvu nanga Ituze rimwe na rimwe nanjye njye nyishidikanyaho, ndeba uburyo uyu mwana ari umuhanga, nkareba ukuntu ari mwiza, nkareba ukuntu atuje, nkumva nifuje ko yaba ari njye wamubyaye, ariko nakibuka ko atari njye wamwibarutse, nkumva ndushijeho kumwanga. Nina nubwo udahari, nakifuje ko uyu mwana yakabaye ari njye wamubyaye, nakifuje ko Ituze na Tania bose bakabaye ari njye wababyaye. Agihagaze aho ngaho yumva ijwi rimubwira ngo ariko n'ubundi ni nk'aho ari we wamubyaye, cyane ko abantu bose bazi ko ari uwawe, nta n'uyu n'umwe uzi ukuri kuko utari nyina wamubyaye, ahubwo umuhora iki? Kuki utamukunda nk'umwana wawe? Maya arahindukira garebe ko hari umuntu uri iruhande rwe, kandi mu by'ukuri byose aba abyibwiye mu mutima, agashaka umuntu akamubura, ariko yibaza ndasaze se? Ni ibintu ndi kwimagina se? Si kuko numvise ijwi, ariko hari nta kintu cyabaye, ngiye gusara se? Arabyirengagiza agatangira gukora kuri Evan, amarira agatangira gutemba ku matama, avuga ati ma, kubera iki? Kuki wampana bigeze ahangaha? Kuki wampa igihano kimeze gutya? Kuki wabikora gutya? Kuki atari njyewe mama wa Ituze? Mana wabishakiye iki? Kuki atari njye wabyaye uyu mwana? Ubona nzamukunda gute? Ubona nzamubera mama gute? Biragoye, birangora ubwabyo, niyo mbitekerejeho umutima urandya, iyo mureba aranshisha, iyo ndi kumureba ngira ubwoba bw'icyo azaba cyo ejo hazaza, nkumva neza neza namurimbura akiri muto cyane n'ahantu aragera. Mana kuki wangira gutya? Akirimo yibaza ibyo, ijwi rirongera rikamubwira
ijwi riramubwira eterega n'ubundi n'ubugome wifitemo nta wakugize atyo byose niwe wabyigize ahubwo hunga udapfa Maya ashaka ijwi riri kumubwira akaribura avuga atari kumenya ibi bitaro birimo abazimu none se naba ntewe n'umuzimu wa Lina ahera akasohoka n'ubwoba bwinshi akanihanagura amarira yararikorera arimo asohoka ahura na Ali aramwitegereza uyu n'umugore nashatse mbona byamushobeyera aramwegera akamubaza ati mama Tani yabite ko mbona amaso yagutukuye Maya ati ndatashye atari ko waruje kunsimbura ngo uburi kumwe na Ituze Maya ati hoya nagoma hano menya hari muri ibi bitaro harimo ikintu kidasanzwe ndi kumva amajwi amvugisha hari ngo uri kumva amajwi akuvugisha akubwira ibiki se Maya ati reka tubyihorere kanigendere atahari wasaze aho ni waba ugiye kwiruka tukaba turi kubyita ibintu biraho bisanzwe Maya ati basi mbabarira ubwire Lydia bari hano wende ejo nzaza nanjye Maya hera akagenda yibaza ibintu byinshi kavuga bira bitaro birimo abazimu ibintu biri gusoma ibintu ndi gutekereza avuga bikansubiza Maya yinjira mu modoka agatwara intekerezo ze zose zitari hamwe reka tuve kuri Maya twigire kuri Mira ndetse na Robert abangaba baba barimo baganira Robert ari kubaza Mira se we ni yarari kukubwira ibiki Mira ati nanjye natunguwe ibintu uriya mukobwa yambwiye bitandukanye n'ibyo nespectingaga nari mfite ubwoba ko agiye kuntuka agiye kumbwira nabi haragiye no kuntoteza ariko ntago ariko byagenze nyine yambwiye ibintu bitangaje arambwira ngo nimubabaza ngo nzaba mubabaje arambwira ngo aranadushyigikiye anongeraho ko igihe cyose nzamukenera nzamubwira nyine naratunguwe babe ni gake cyane ushobora gusanga umukobwa ashyigikira mugenzi we kandi abizi neza ko umuhungu bagiye kubana ari uwo bahoze bakundana icyo kintu uri kucyumva ariko undi ati yego ndi kucyumva Robert ati nanjye rwose uriya mukobwa yarantunguye uburyo nari nzi ukuntu agira amahane nari nzi ko neza azica umuntu Mira ati nanjye ukimbwira guhura nawe numvise ngize ubwoba byose nabikoze kubera wowe ndetse byose nabyemeye kubera ko wari wabinsabye ariko iyo bitaza kuba ubusabe bwawe ntago nari kubyemera gusa bambikiriho agira umutima mwiza Robert ati yego agira umutima mwiza ariko niba bamabazimu niba hari ibintu bijya bimutera hari igihe neza ahinduka ukibaza ati se uyu nguyu ni wa wundi nze ikindi namwangiye cyatumye mukuraho umutima wanjye wose ni umusinzi agira ibigare
uburyo amezemo n'uburyo yitwara bitandukanye n'umugore w'inzozi zanjye. Kwanza wereka tumuviho, ahubwo imyiteguro igeze kubizi ko ejo bundi ari umurenge. Mirata ariko ni kwa kundi, ibintu byose birateguye, ikibura ni isene. Robert ati nakubwiye ko byose ngewe nzabikora, ahubwo reka tujye gushaka amafaranga. Mirati si sene turajya kuzishaka hari ahantu twazibitse. Robert agaseka kavuga ati sha bebe uragashwe pe, tugende ku banka nose urumva hari ahandi hantu twajya kuyashakira. Mirati mbese nibyo wavugaga, nta kibazo tugenda. Tuve kuri abo ngabo bombi babiri bo imyiteguro y'ubukwe ibirimbanyije. Ubona rwose babyiteguye neza cyane. Twigarukire ku ishuri. Tania ntago aba atuje. Devi aba muri iruhande kamubaza ariko se Tania, nagusabye kukubera musaza wawe urabyanga urambwira ngo nago ntangana yituze. Ndakubwira nabura reka nkubera inshuti urabyemera, ariko ukomeje kwigunga kubera iki? Tania ati Devi nkumbuye Evan, nkumbuye musaza wanjye umwe rukumbi ngira. Erega no kuba ndi hano ntago nishimye, ubundi ntago nakabaye ndi hano, ntago nakabaye mbarizwa hano. Ese ubundi kuki mama yanzanye hano akanzana ngiye kutatanzanye na musaza wanjye? Devi wansubiza? Ubundi rimwe na rimwe njya nibaza, ese ngewe na Evan kuki mama aba adashaka ko tuba turi kumwe kandi ari musaza wanjye? Devi, dadi wacu aradukunda twembi, anatwitaho, tuzanira amagifti. Nta na rimwe dadi yigeze ataha nta kintu atuzaniye. Dada agakina natwe, ariko nta na rimwe ndabona mama akina natwe. Nta na rimwe ndabona mama anejejwe nuko njyewe na Evan tuba turi kumwe. Inshuro nyinshi abari kudukubita, none dore yaranadutandukanyije. Devi, mpora nibaza kuki mama yanandukanyije na musaza wanjye. Ese ubundi bisobanuye iki? Devi yitegereza Tania akambwira ati Tania ntabwo nabimenya, ntago nzi icyo bisobanuye, ariko ndumva bisobanuye byinshi. Tania ati Devi, nkurikije n'uburyo dada dukunda, nkareba n'uburyo mama waba ashaka kudutandukanya, bituma nibaza, ese mami niwe watubyaye twembi? Devi ati Tania, witangira gutekereza byinshi, uracyari mutoya. Tania ati Devi, ndimo ndakura, nkeneye kumenya ukuri. Ubu mba nibaza why mami adakunda Evan, kuki iteka badashaka ko tuba turi kumwe? Devi, ngiye gushaka tica mbaza iki kibazo, ansobanurira impamvu.
mami wanjye adakunda musaza wanjye kandi ari we mukuru. Inkuru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha. Ese Tania yaba agiye kumenya ukuri ko we na Evan badahuje mama? Ese umunsi yabimenye azakora iki? Inkuru yitwa Warahemutse. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Yewe nitwa Atete. Inkuru ni njye yandika kandi ni nanjye wibagezaho.